ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane. Kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye, Imana ishimwe cyane. Kandi yarambabari yangira imbohore, yamviriye amaraso yo mu mutima we, ndanezerewe cyane kuko yanshunguye, Imana ishimwe cyane. Kandi yarambabari yangira imbohore, yamviriye amaraso yo mu mutima we, ndanezerewe cyane kuko yanshunguye, Imana ishimwe cyane. Ibyiza yakoze mbifite mw'umufasha, Imana ishimwe cyane. Niwe umfasha mu bintu byose bikomeye, Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose niko ayizi, ahinduriye imibabaro ngo anezeze, Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose niko ayizi, ahinduriye imibabaro ngo anezeze, Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Kumana mu ijuru mfite umugabane, Imana ishimwe cyane. Mu mwanya muto tuzabona umunezero, Imana ishimwe cyane. Mu ijuru abera bazamurika nk'izuba we, Yesu ubwo azatwambika ikamba ry'ubugingo, tumwitegure kuko azagaruka vuba, Imana ishimwe cyane. Amen. Reka twongere tubasuhuze rero mwebwe abakunzi b'ijambo ry'Imana, cyane cyane abakunda kurikurikirana banyuze kuri Safiro TV, iyi channel ikunzwe n'abantu benshi. Nitwa Musonera J.B, ndi umubwiriza butumwa bwiza, ndi umukristo mu itorero rya EV.MUSONERA, nejejwe no kubana namwe no kubasangiza ku ijambo ry'Imana. Nyuma y'ibihe tumaze tubayeho, nyuma y'ibyo twagiye duhura nabyo bikomeye n'ibyoroheje, ibyaduhungabanije, ibyatuburabuje, turashimira Imana abaye mu ruhande rwacu. Ndagira ngo dusomere ijambo ry'Imana hanyuma dukomeze tuganire. Dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 73 umurongo wa 28. Haravuga ngo ariko jyeweho kwegera Imana niko kwiza kurinjye, umwami Uwiteka niwe ngize ubuhungiro, kugira ngo namamaze imirimo wakoze yose. Amen. Nakire neza ijambo ry'Imana. Ndifuza kubasangiza iri jambo rivuga ngo kwegera Imana niko kwiza kurinjye. Kwegera Imana niko kwiza kurinjye. Reka mbibutse ko umuntu wese mu gihe akomezwa n'inkingi yegamiye. Iyo wegamye kuri so wanyu akagira ikibazo, nawe ugira ibibazo. Wegama kuri nyoko wanyu yagira ibibazo, nawe ukagira ibibazo. Ariko abegamye kuri Kristo umwami, abegamye ku Mana yabo ntacyo bazaba. Ntibaterwa ubwoba na Covid, ntibaterwa ubwoba n'icyorezo, ntibaterwa ubwoba n'inzara yaba yadutse. Ibihe ibyo ari byo byose Imana ibibanyuzamo kandi kabuba kuryo ibibakuramo bafite ishimwe. Haleluya. N'ubu ndahamya ko n'ubu tuvugana abantu ntibarapfa kandi barahuye n'icyorezo, abantu ntibarasaba kandi barabaye muri lockdown, abantu ntibarambara ubusa kandi amasoko yarafunze, abantu ntibarabicwa neza kandi amasoko atarakoraga neza. Turashimira Imana iyo twizeye, iyo twegamiye n'Imana ikomeye. Uyu ni Dawidi mu bihe byinshi bitandukanye by'amateka yagiye amuranga. Ntago muhera muri introduction ngo mvuge Dawidi kwa Yesayi, ngo muvuge mu ishyamba. Ndashaka kuvuga Dawidi hano hino, nkamuvuga ari Karumeli, ari mu bihanamanga, arimo yihishahisha ahunga Sawuli wamuhigaga ngo amugirire nabi. Dawidi ahasanga abashumba bana bari bamugira inama ngo bafatikanye kurya intama za shebuja, ariko Dawidi yibuka ko yizeye Imana, aravuga ngo negamiye n'umugabo ukomeye,
akugabura utanyuze mu by'abandi, akwambika utarinze kwiba, akugirira neza n'ahandi abinyujije. Dawidi afata icyemezo nk'umugabo, yanga kwiyandurisha ibitari ibye, aguma ku Mana yamuhamagaye. Ndibifuza ko mugumana n'Imana yanyu ibihe bije uko byaba biri kose, ntimuhungabanye ngo bateshe Uwiteka, nimugume ku Mana. Imana ishobora byose, ibyo abantu batashobora Imana irabishoboye. Twebwe abegamiye Kristo Umwami ntacyo tuzaba, kuko Imana ni umutunzi w'imbabazi nyinshi kandi afite byose yadukorera. Dawidi nyuma y'ibyo byose y'ibyamubayeho yaje kwikuraho, aravuga ngo sinkwiye kuzagwa hano, ahubwo reka nshake nibura niba hari umuntu usigaye umwe mu bahanuzi, mwegere musange mubwire ibyambayeho. Ngo yibuka ko hasigaye umugabo witwa Himeleki wari utuye Inobu hari hakurya, ngo arimo amanuka agenda koza, inzara ari nyinshi, umunaniro ari mwinshi, umubiri waramushize asigaranye amagufa. Himeleki ngo baramubonye, ngo amubone arazamuka aramusanganira, aramubwira ngo yewe wagahungu, ndakubonye mbona nsa nk'ukuzi, urasa nk'uwitwa Dawidi ariko nturiwe, kuko Dawidi yari umunyambaraga. Dawidi yishe Goliyati, Dawidi yishe inzovu, Dawidi yishe ibihumbi n'ibihumbagiza, Dawidi yishe Abafilisitiya 600, asuye yica 300. Dawidi ndamuzi ni umunyambaraga, icyakora urajya gusa nawe ariko ntabwo uriwe. Hari igihe iminsi igera ku muntu ikamuhindura isura ariko ubugingo bukiri buzima. Hari igihe ibihe biza bikagukura mu bantu ariko Imana mugatindana. Dawidi agira umubabaro, aravuga ati ntabwo nabona amagambo nkubwira tukiri ku karubanda, reka tumanuke tugereyo nkubwire. Kuko Ahimeleki arazi ko iwe hari uwitwa Dowegi wavuye mu ngabo za Sawuli, wagendaga ashakisha abantu b'Imana, hari hamaze gupfa batazwi umubare benshi cyane amaze kwicisha. Dawidi afata icyemezo cyo kumanuka, Sawuli amuhiga, Ahimeleki ngo amubuze. Dawidi aravuga ngo nta magambo mfite, umva nshuti yanjye, ntukavuga utaragera aho bavugira, ntugapfe kwimena inda, kuvuga menshi siko kuyamara, kandi kuvuga menshi siko kurya. Umva, dore ko iyo umuntu avuga menshi hari igihe amushirana akavuga na rubanda. Wikiha guca imanza atari ibyawe, guma ahantu Imana ikureba, naho wagirirwa nabi n'ibihe ariko Imana izahagukuze kwera kwayo mu izina rya Yesu, natwe turayishimira. Dawidi rero aramanuka ngo agere kwa Ahimeleki. Ahimeleki aramubwira ngo Dawidi we, ahangaha uri hari ikizira. Umva, iyo nza kumenya ko ari wowe Dawidi mba nakugiriye neza. Aramubwira ngo hari abana bacitse iwabo b'inzererezi, barimo baragenda ku karubanda bazerera, ndakubonye mbona umwe muri abo. Aramubwira ngo igendere, nta kintu naguha hano. Dawidi aramubwira ngo ni ukuri ndakwinginze, niba hari umutsima wejejwe undamize umutsima. Ahimeleki aramubwira ngo umutsima mfite si uwo guhimbwa, ahubwo ni uwo guha abana b'Imana. Dawidi ngo ayo magambo aramurya, aramubwira ngo niba utemera ko arya Dawidi, nijye wa wundi wishe intare n'idubu, nijye wa wundi wishe Goliyati. Ngo akivuga ayo makuru aho Dawidi yararaba yabyumvishe. Hanyuma Ahimeleki nawe arabyumva, Dawidi arakomeza aramuganirira. Ngo Ahimeleki arahindukira aramubwira ngo yewe ndabimenya kuri Dawidi, nubwo wananutse, nubwo umubiri wagushizeho, ariko uracyafite ibihamya, uracyafite ubuhamya bw'iby'Imana yakoze. Dawidi ngo ako kanya ahita abwira Ahimeleki ngo niba unyibutse ndengera. Ngo Ahimeleki amuha agacuma k'amazi n'umutsima, aramubwira ngo kandi hari n'inkota wambaye Goliyati, icyo gihe ni njyewe wayibitse, nayihambiriye mu mwenda wa ifodi, nishaka ngiriya hiri. Ngo atere intambwe ya mbere, atere ya kabiri, ngo ateye ya gatatu, ngo atakubitana amaso na Dawidi. Bibiri iravuga ngo amenya neza ko atazabura kumurega kwa Sawuli. Dawidi ngo avaho yiruka, ngo uko yakirutse yisanga ageze igati kwa Kishi. Haleluya. Ngo asanga ageze igati kwa Kishi, ngo abigati bamubonye cyane ko Goliyati yavukaga kandi yari yaramwishe, bamubonye baravuga bati nguyu waduhekuye. Bahita bafunga amarembo, barahindira, bazamuka ibwami, babwira shebuja, baravuga bati Dawidi watwiciye intwari Goliyati ageze hano. Ako kanya Kishi arababwira ngo mugene munzanire iyo nyana y'imbwa nyitura ibyo yakoze. Ngo bahindukire baje gufata Dawidi. Dawidi ngo yibuka yuko abana n'Imana, iyo aza kwambaza se wabo yari kumutererana kuko byari bikomeye. Nta kintu na kimwe yari afite cyo kwishingikiriza, ari mu mudugudu w'abandi bamufungiranyemo, nta mwene wabo, nta nyina wabo, nta se wabo. Ngo ariko yibuka yuko Imana ari byose. Ahita yandika Zaburi 119:116, aravuga ngo Uwiteka we, haleluya, umbere
umwishingikirizo nk'uko ijambo ryawe ryansezeranije ngo akivuga ibyo Imana iramubwira ngo urayavuze ndayumva nanjye ndakubera Imana ntacyo uzaba. Iramubwira ngo kuko ndi Uwiteka urwanira abantu batakeka ubu n'ubu ndakurwaniriye. Iramubwira ngo hita umpindukire urundebe. Dawidi aravuga ngo ariko jyeweho kwegera Uwiteka niko kwiza kurinjye ngo kuko Uwiteka ariwe nagize ubuhungiro. Ako kanya ngo yumva ingabo z'Abafilisitiya ziraje ngo zimusatire zenda kumugeraho. Ngarongera avuga ijambo rikomeza Zaburi 119 murongo 112 122 aravuga ngo wigwatirize kuzagirira neza umugaragu wawe. Imana iramubwira ngo kuko umbwiye ngo nigwatirize. Nigwatiriza inzu zari kugenda utabonye ubwishyu, wagwatiriza ikindi kikagenda utabonye ubwishyu, ariko ubwari jye usabye ko nigwatiriza. Iramubwira ngo hereye none ahita uhinduka umusazi, ahita ahinduka ikigoryi. Dawidi ahinduka ikigoryi ngo baze kumufata Abafilisitiya bamurebye basanga abaye ikigoryi, bapfa kukijyana giti inkonda ngo bakigeze imbere yakishikisha mubonye. Avuga ngo ninde wababwiye ko ibwami nkenya abasazi ku buryo mugenda muyoragura ibyo mubonye byose mubizana. Ako kanya ahita bavuga ngo musubize uyu mugingi yo mu mukuye. Abaji bageze imbere gato aravuga ngo mugaruke kandi musubira hano mumanuke muce muri aka karyango kamanuka muvumo bwa Duramu. Ngo Dawidi bamugeze inyuma y'ingando. Barongera barahindura baragaruka baza guhanwa kuko babeshya umwami. Ngo amanuke aravuga ngo sitashuka bila kumuimbia Mwenyezi Mungu. Aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Aravuga ngo ndyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anshora iruhande rw'amazi adasuma. Aravuga ngo inshyimbo ye n'inkoni nibyo bimpumuriza. Ngo kuko Uwiteka aramuvuga ngo ajye gusoza. Aravuga ngo kandi menye neza kantunganyiriza meza mu maso y'abanzi banje. Ngo ageze mu vumo bwa Duramu, Dawidi bamusaba amakuru. Arababwira ngo nta yindi nsinzi aha niho nk'insinzi. Aravuga ngo Uwiteka niwe wenyine. Aravuga ngo kwegera Uwiteka niko kwiza kurinjye ngo kuko ariwe nagize ubuhungiro. Reka nsoze mbifuriza kugirirwa neza n'Imana. Ni mu mushira imbere yanyu, ni mu mwegere kuruta uko wakegera so wanyu. Egera Uwiteka kuruta uko wakegera nyoko wanyu. Egera Uwiteka kuruta uko wakegera ibintu kuko ibyo wakegera byose bifite limite birarangira. Ariko Imana ni Imana mubana mu bihe byiza, mukabana mu bihe bikomeye, mubana izuba riva, mukabana imvura igwa, mubana inzara ihari, mukabana inzara yashize, mubana wambaye ubusa, mukanabana wambaye. Ni Imana idatererana uwayo kandi uri kumwe nayo. Imana iramufata ikamukomeza, ntacyo yatwarwa n'ibihe naho byaba bitwara abandi, we akiri kumwe n'Imana. Nyagasani Imana yacu, tugushimiye uyu mwanya uduhaye w'iri jambo ryawe kandi rigize umumaro mu mitima yacu. Twebwe abaguteze amatwi, baba araba uri muri diaspora, baba ari abo mu bihugu by'Iburayi, abo bose nubagirire neza ubakomeresha ijambo ryawe kandi kubw'uyu mwanya baguhaye nubarengere kubw'iyo mpamvu. Urakoze, nagushimiye icyubahiro n'ubutware n'ibi byawe mu izina rya Yesu Kristo, amen.